Nice. Uyu munsi nekereza ko tugenda tubona collabs nyinshi zitandukanye, tugenda tubona abantu bashyira hamwe. Uyu munsi ubona muri hip hop yacu duhagaze gute mu gushyira hamwe? Imana ishimwe ko TG is back. Niba twarabibonye kwa Ashraf, kwa Davidenko. Yeah man, bifite icyo bivuze. So ndagira ngo baze uyu munsi kuri wowe ubona gushyira hamwe kurahari, niba kunahari wenda dukwiye gukora iki kugira ngo dukomeze dushyire hamwe mu njyana yacu? Hano harimo hari Afrika. Okay. None aya magambo yanditsemo hano hagati handitse ngo reka nkubwira aho inzira igana. Okay, inzira igana he bro? Muri Afrika singiye carte ya Afrika nki. So abaji bose bazagira gutya bagaruka iwacu. Bazagomba kugaruka dore Afrika singiye nago. Yeah, Afrika ngiyi. Yeah. Nice. Hagati handitse ngo reka nkubwira aho inzira igana. Okay. Ni muri Afrika. Respect my brother. Transit Line TV ikaze mu kiganiro cyacu, ikaze umunsi mwiza. Reka nangire ngusuza mwifuriza ibyo urimo ko bigenda fresh sana. Ngarukanye na binamu wanjye, mubyara wanjye, umuvandimwe bamwita The Capital P, PFLA. Turi kumwe bro. Reka mvuge ngo umwaka utangiye fresh. Yeah, nawe utangiye fresh bro. Narabibonye kwa Devi. Yeah. Nakoze comeback ya TG man, abantu bose kuri Instagram abantu barasara. Man nigga, TG is back. TG is back. Are you sure he's back? I'm sure he's back. Ni iki cyatumye mwumva ko TG igomba kugaruka? Urebye Fireman, hari Bulldog, ndabizi neza ko na Green P nubwo atari hariya yari ahari. Ayo of course nubwo ari Dubai. Of course late J Polly we yaragiye. Imana ikomeze mwakire. Ni iki cyatumye mwumva ko mugomba kongera gusubirana as a TJ, as a Tuff gang? No, I mean like ukuntu bimeze ntabwo Tuff gang ntabwo yegeze itandukana kuko Bulldog nta cyumweru cyashira tutabonanye. Numva Fireman n'uko numva so Green P nubwo atari KJL ako nawe buri munsi tuganira umunsi ku munsi numva yeah. Rest in Page Polly project twatangiye project even nawe na JR. Okay. Yes, project zo twazitangiye nawe turi kumwe. So bivuze ngo ntago ari yavuba, ntabwo ari ibintu twiyongoje right now. Ni ibintu n'ubundi ni project twaganiriyeho with uburyo tugomba kugarura itsinda ryacu n'iki urumva ko tumaze kuba abantu bakuru twaje gusanga bo icyadutandukanyaga nta gaciro gifite karenze ahubwo icyaduhuza the family urumva the family. So the project tuyitangira gutyo, so then je akimara gutambuka n'iki twabaye nk'abantu bacitse imbaraga tu ko birumvikana urumva twabaye nk'abantu bacitse kime byatari. So then time irongeye irageze niyo yingi nyine twongiye turaganira twicara kuri table turaganira turavuga tsemeye ko twaratangiye ibintu. Then I'm sure yuko umusaza nawe ahantu ari gucika kime kwacu ntabwo ari byo nawe yakwifuza urumva. Yeah, let's do it man, tukongera dusubire urumva dukora ibintu byacu kuko n'ubundi niko kazi twasabye gukora urumva ka music sebyo. Ariko nanone twibuke yuko izina TG Tuff Gang nta muntu umwe muri twebwe ushobora kujya hejuru yaryo urumva riri hejuru yacu ranaduka cyane, yani brand nini cyane. So here we are right now. Nice. Bivuze ngo mwaricaye muravuga ati okay buri wese afite ibyo akora kandi bikagenda neza, ariko at least reka tubanze turebe ikintu cyatuma twongera tugasubira hamwe tukarangiza ibyo twatangije. Kuba muri crew nka kuriya mwicaye mwahuje muri kumwe na producer Davidenko mixtape mukayitegura nubwo itararangira, bikwereka ikipi, bikwereka ko umwanya tugezemo ari umwanya umeze gute kuri hip hop ariko by'umwihariko kuri TG?
my brother man nje binyereka yuko nta mpamvu yo kugera yo guherana ibintu bikurimo ni time yo kuvuga ngo ngomba kumenya agaciro kuwundi we n'ibijyanye n'ibyo nkora nkamenya agaciro kabyo ko ari ibintu biri hejuru cyane numva binarenze nje uwundi we numva so no kuvuga ngo narebye nanjye ama comment menshi numva y'abantu numva kubona ko nta muntu umwe uri kuvuga ikintu kiri negative numva bose uravuga ati man guys kabisa abantu tubari inyuma go ahead numva be strong numva icyo nicyo kintu twifuzaga kuva ku bwakera yuko ira team yanyu mwakongera mukamenya agaciro kayo numva nkaho like twactingaga nkaho tutazi agaciro k'ibyo dufite numva turabizi sibyo ariko ntabwo twasaga nkaho buri wese ari kuri side ye arimo arishakisha numva which is good nabyo ntabwo ari bibi kuko ntabwo twegeze tujya down cyane ngo tureke gukora ariko yari yatamye kuvuga ngo ibyo twakoze byose ntabwo bishobora gutopinga TG numva always TG ndavuga ngo ni isi yose bro true uyu munsi iyo utekereje kuri TG iyo utekereje kuri hip hop yacu ariko by'umwihariko tukareba kuri Tuff Gang ni iki wibuka my brother ni iki wibuka kuri iyi movement ya industry yacu y'umuziki ariko by'umwihariko muri hip hop my brother nje nibuka ko muri hip hop no muri music yo mu Rwanda muri rusange nta kintu negeze mbona gisa na Tuff Gang kuko Tuff Gang yakoze icyo bita impindura amatwara cyangwa se sorry amaslang abantu bari kuririmba uyu munsi yose na yacu nta slang nimwe begeze bahimba itaraturutse muri Tuff Gang numva hari andi maslang mashyashya ari kuza numva nabo bagenda bahimba amaslang yabo n'iki byo birumvikana ariko most of ibintu byose bari kuririmba baririmbye ibintu bakuru babo aribo twebwe twahimbye tukabishyira kuri table tukumvisha abantu ko ibyo bintu bishoboka actually numva niba twanumvaga hip hop z'igiswahili zo muri Tanzania uzi bamangwe slang z'insazi wala feed Q urumva so natwe tukumva man tugeze ishyari rigeza ryo kuvuga ngo kuki twebwe mu kinyarwanda tudashobora gukora bino bintu men numva so abo nabo n'abantu bose twaribiragaho numva mu gihe cyanyacyo so Tuff Gang yamenye aho time yari igeze ko bira bintu byari bikenewe kubaho ntabwo twakwishimira ku isoko biba muri Amerika gusa cyangwa muri Tanzania cyangwa mu France ku cyane wacu se bitari numva so nicyo kintu ngiye mbona TG yakoze kirenze numva no kuvuga ngo Tuff Gang yazanye ya creating something out of nothing yes nice uyu munsi dufite abari gukora hip hop nko kumaze kwivuga bari umuna banyu kandi munabasha gukorana umunsi ku wundi njya mbibona ni cyo gushimisha kuri new generation muri hip hop ariko by'umwihariko bagendeye no kubyo wenda mwazanye nk'abakuru babo sama brother nje binyereka yuko tutakoreye ubusa cyase tutari gukorera ubusa so kuko niba dufite young generations urumva irimo nka Bush urumva Betray n'abandi urumva Ish Kevin urumva hari n'abandi benshi urumva baririmba abandi urumva mubi so no kuvuga ngo nanjye ndi kumwe nabo mba numva nayo ndi proud ibya hatari numva kuko no bakora ibintu nanjye byongera nanjye mba inspired kuntu batumba bakora ibintu bituma nawe utagenda ukwame wumve wabuze inspiration zo kwandika verse cyangwa zo kuba wajya stu nuvuga ngo nabo bagukundisha music every day kubyutsa mu gitondo kumva brand new track kubyutsa mu gitondo kwatika dekanye indirimbo za Betray urumva Ish Kevin urabyumva ukahita wumva indi mood urumva ukahita wumva indi experience urumva yundi ya murumuna wawe urumva ukahita none ko ituma wongera no kumva wowe urumva ukajya kwindi level nice dufite Bulldog dufite Fireman Green P ndetse na PFLA dufite ndetse na mixtape shyashya tugomba kubona hanze ariko by'umwihariko dufite umutwe uzinze bita Davidenko yababwiye ko muri abantu bameze gute muri kumwe muri studio naburiya ntago mwari kodenza umunsi umwe na iminsi myinshi kugeza naho yongeye kongera kubafata video mukari muri studio ye nekereza ko byari ibintu byiza yababwiye ko muri abantu bameze gute muri abantu bavuze iki muri iyi hip hop muri uyu muziki nyarwanda amen urumva shout out kuri Davidenko cyane Ashraf so iso amikumere nawe I know ndabizi akamasadi amasaha
amasaha ya hano ntari all right urumva so umusaza rero no kuvuga ngo nawe ubwe iyo turi kumwe nawe ahita yibuka tugitangira numva ko David ko yatangiye kudukorera ari umunyeshuri nibwo ko yazaga studio man yambaye imyenda y'ishuri urumva kaki n'iki na ishati ya orange y'umweru I think numva yaza kudukorera vuye school so ahita yibuka nyine aho twatangiriye na vibe twabaga dufite turi kumwe nawe muri studio numva then akareba igihe gishize tumaze kuba bakuru ya Imana ishimwe so akareba ko ati wow cyagiye twakoraga twese turi abajene urumva none ubu ngubu turi gukora turi abapapa turi muri studio urumva none ndi kumwe nabo n'abapapa bakuru urumva ariko still turacyari muri cya kintu nyine still urumva inspiration iracyari ya yindi urumva slang noneho ni danger urumva nawe ubwo akavuga ati cyo koze mu buzima kuko nawe iyo turi kumwe nawe urabibona kabisa kabayishimye urumva yabavuga ati ino team mu buzima number 1 nice uyu munsi nicyo kikubangamira muri industry yacu y'umuziki ndabikubaza kubera ko nzi ko P atajya abeshya avuga ibintu uko bimeze gutya niba bimeze gutya ni gutya niba bimeze gutya kugira ngo bimeze gutya ni iki kintu kikubangamira cyangwa se kijya kikubabaza cyangwa kiguca intege muri uyu muziki wacu frankly speaking all right my brother hari ukuntu tudahabwa agaciro dukwiye to bitewe nuko harimo gap nini cyane iri hagati yacu n'abagakwiye kuba badusapotinga harimo gap ya danger kuko umuntu aravuga ati ndagufasha ndagusapotinga mpereye uyu munsi none urumva hari ama platform atandukanye numva abantu nyine yaje numva usanga umuntu we afite ibikorwa bye biri hariya urumva akoresheje ama platform urumva akagenda amusapotinga ibikorwa bye agenda ashyiraho ugasanga tanto wenda abonyeho makeya kuba yamusapotinga gukora video urumva ibintu nk'ibyo ariko still ntabwo ibyo nabyo bihagije urumva hari izindi nzego zagakwiye kuba ziri gufasha art muri rusange urumva mu buryo buri seriye cyane ariko buri hejuru urumva so hakazaho cya kintu cyo kuvuga ngo sawa abantu twabafasha gute abantu b'amatatuwaje bambara mu pocket whatever ibanga amatabi cyangwa whatever ibintu tumuzi yambara pocket abo bantu babafasha gute so kandi bo abo bantu I'm talking about abantu bafite ibyo dukora mu nshingano ntabwo ndi kuvuga izindi departments zidafite aho zihuriye na music ubwo ndi kuvuga babandi bahura na music bafite bari muri department bari muri mu office bari muri position runaka zo kuba bagomba gufasha icyo kintu kikajya ku yindi level yo hejuru cyane nkuko tubona muri Nigeria igeze kure igeze kure cyane sibyo Burna Boy ngo ari muri America right urumva I think ndashobora kuba yasigatuye ayo nta kuntu yahava none uzaririmba muri final ya Champions League imagine Jean yaririmbye muri half time ya NBA muri half time ya NBA uri muri on level bro you understand ntabwo ari umuntu ni igihugu ntabwo wabikora uri umwe ni igihugu you know what I mean so nukuvuga ngo ntabwo gusa ari management ya Burna Boy ibirimo urumva n'igihugu cyose nkuko bivuze aba ari igihugu kiba cyagusunitse somehow kikaguha go ahead wherever you need urumva sibyo ube free muri wowe we develop wumve kurenze nyine kuko amugani yagiye hari muri Amerika akaririmba muri half time ya NBA urumva hari tubona Nigeria ntabwo tuvuga Burna Boy ni Nigeria imagine ari umunyarwanda ari gukubita muri half time imagine ari PFLA uri guflowing uri kurapa muri half time ya NBA cyangwa ya NFL Super Bowl ndifuza kubona muri arena muri bar hariya why not sure you know so reba nka Diamond ahantu baba bageze ntabwo ari ukwenda barusha abanyarwanda kuririmba cyangwa baburusha gusa neza baburusha ifoto y'cyangwa n'iki no you understand so ni kuvuga ngo abafite ibyo bakora mu nshingano muri Tanzania bahaye barapeti babahaye uburenganzira babahaye bafunguye imiryango babafungura imiryango yo gukora ibyo bashaka urumva gusa nabo ntibarengere right ariko bari free yo gukora ibyo bagomba gukora kugira ngo talent yabo urumva ibe this big urumva so natwe rero mbona obviously igihe ni iki rero urumva igihe ni iki ngiki yuko abo bantu babasha kwegera music cyane urumva ko man music ni ikintu ubu kirenze numva ni ikintu kirenze cyane n'abantu ndagira ngo amshaka ko bose amaze kumenya nyine agaciro k'ibyo dukora so it's time yuko nabo bagerageza kwegera abartiste numva abartiste
hari ukuntu nk'ubu ngubu umuntu ushaka nko gushutinga video urumva ushaka gukora video ukavuga ati ngiye no video ndiye ndashaka kwikorera town kugira ngo ibintu byanjye biryohe fresh mbashe no kugaragaza n'umujyi wanjye ntuyemo n'umuntu uri muri Amerika n'umuntu uri Buganda uri Senegal numva nabona ya ndirimbo yasohotse akabona umujyi turi kwikaragamo wacu wa KJL biradusaba drone byose nk'ebyiri hano na hano right ariko ugasanga nta access man ufite yo kuba icyo kintu tujya kugikora nk'uko bishatse numva barakubwira ati genda bisaba process nyinshi byatari bikanarangira bagukujeho n'umwanya wawe wawutaye kuko ugasanga nka drone ubwo kwikoresha ari kwizamura hara umujyi numva ni biri crazy it's crazy bisaba ibintu byinshi mane bisaba ibintu byinshi so ugasanga uri kugerageza kuvuga ati ukanokinga hano ukavuga ati no right ntago ari hano gakwiye kubuje byahariye numva hari ukajya ati andika tuzagusubiza umwaka ugashira usman umwaka kuko waba ugitegereje ko bagusubiza ngo ukore video ugasanga video ndagiye kwikorera muri mera neza mu mashyamba ntabwo wamenye naho narindi kuko isi yose nta hantu hatagira amashyamba ntabwo wamenye niba ari Kigali niba ibihugu byacu duturanye tuba dusa hose ntabwo wamenye niba turi Bugande niba turi Burundi ntabwo bamenye ngo turi muri Kongo urumva ugasanga finally birangiye ariho yandi bwacu tugiye kwikorera none ukahita usanga igiye no hanze iba yataye agaciro already kuko nta kintu kiri special man uri kwerekana muri video yawe urumva ntabwo icyo gihe ntabwo wabikompara na Bana Boy urumva bakwereka ama video adanje bakwereka ibiboro birenze urumva ugasanga rero turigenda baturimita kuduha uburenganzira bwo kuba twakora exactly ibyo muri art urumva yisanzura akora ibyo bintu byose kandi bishoboke kugira ngo n'umuntu uri isi yose arebe ibintu biri kuva mu Rwanda products ziri kuva mu Rwanda zijyanye na music avuga ati wow n'umuntu umaze nk'imyaka 30 mana ataragera i Kigali ashobora kubona KJL akahita ayibonera muri ya ndirimbo yanjye cyangwa yundi muhanzi wari wese ariko bitewe n'ukuntu bayimweretse none mu ndirimbo noneho numva kano iyo ni ishusho ibigiye gucredinga kandi izamara igihe kinini cyane iri muri rotation right sibyo ukavuga ati wow me next week ndagura tike fo kumanuka nka Kigali niba ari kuri abimeze abana bari kunyereka next week ngewe na Rwanda ya dore asha turi kunaje iri isi yose n'ubundi reke ntwari n'ubundi I know that yeah man nice ni iki kintu kijya kigutera deception bro cyangwa ni iki kintu cyaguteye deception it depends it depends nyine with the deception wenda nko muri music muri rusange byose niyo twabishyira hamwe no kugira no kuba reba nk'igihe man umuntu aba ari kwikaraga kuri street ariko still ugasanga nta recognition ibyo bita bikwereka late kamariza yuko n'abantu batazamenya agaciro ke numva mu gihe nanjye batabasha kumenya agaciro kanjye which means numva ureba no kuba kubanjirije ugasanga nta kintu kigaragara cyegeze kibaho cyatuma numva ku buryo na generation ziri imbere numva na ruhererekana zimenya runaka yakoze bazamenya ati uyu muntu yakoze iki ngiki numva so bigatuma buri wese yifuza kumva ko nabira ibintu yabikora nayo kugira ngo numva so ibyo byose rero ugasanga ni ikintu wicara kumva it's fucked up mu muziki ubwo nari ndi kuvuga kuri side nyine ya music mu rusange numva life in general so life in general ubwo ni byinshi ni byinshi alright nice ni byinshi cyane uyu munsi wishimira hip hop aho duhagaze cyane how gute man ndagira ngo unyereke uyu munsi turayifite hip hop yes turayifite cyane hano hip hop never left hip hop nawe yagiye kuko hip hop is the way of life actually numva ni life numva ni lifestyle before yuko iba na art cyangwa numva before ko yitwa rap numva ni culture hip hop within numva sorry so nta kuntu then hiyo mbonye ya young guys right now numva kabona nabo kimwe bashyiramo za dance mu gukora craft zabo then man you salute numva you salute to get for real numva ni kuvuga ngo igihe cyose buri 5 to 10 years numva abagomba kubaho change runaka mu kintu byose dukora abagomba kuba harimo changement c'est bien wari down ejo akajya up wari up akajya down numva nuko ni up and down your life right so ariko ikintu cya mbere nkuko nari mbikubwiye kineza nuko mfite even my little brothers numva nabo bamaze kuba abantu bari big numva nabo bamaze kuba abantu bari big kandi muri bya bintu nyine byacu to uyu munsi hari abantu bajya bitiranya ko hip hop na afrobeat bashobora kuba banganya abakunzi babo cyangwa se abafana ndagira ngo umbwire kuri experience yawe my brother
abakunzi ba hip hop babona gute, ubamenya gute, abakunzi ba hip hop bangana gute ugendeye kuri experience yawe ufite mu buzima ndetse na hip hop yawe? Brother abanjararize ku musaza kuko ibintu by'ama-afrobeat n'ama-afropop nayo ndabikunda, ndi umunyamuziki numva yankunda afrobeat birenze bikuri hejuru as an artist, kandi meshara ku bantu bakora afrobeat urumva, so n'abavandimwe bacu sibyo, ariko tugiye muri fanatisme my brother, nkubwije kuri yuko ntago bakurikira hip hop, nabo ubwabo ari abafana ba hip hop n'abakora afrobeat. Abenshi muri bo bakunda hip hop bya danger, abenshi muri bo batangiye ari n'abaraperi nabo barapa numva, ariko bo bitoyenda n'impamvu z'akazi bagatangira kwita baswitchinga bakajya mu zindi genre numva, bataje muri afropop, ariko before yari umuraperi. Ntabwo tugiye kuvuga amazina bariyizi, ariko ntabwo nzi umuntu watangiye kuri the other side numva, bize kurangira none avuye hariya abo muraperi afatisha muri rap, ntawe numva, ntawe, ariko hari abantu bafatisha muri zira stuff ariko baravuye muri rap. So ati niba bona rap itari guselinga cyangwa se finally umuntu arishakisha akimenya akamenya aho where he belong umva. So ndakuvuga ngo rero bikwereka yuko rap music of course iri hejuru cyane, kandi ikindi rap music ntago igira abafana. Rap irakundwa byanyabyo byo mu mutima, umuntu akunze kira kintu ni umuntu uba wagikunze byanyabyo, numva nta yandi maranga mutima yo kuvuga ngo ari gukapinga cyangwa n'iki cyo, kuko ngo uyu munsi ngo ibyo bintu bigezweho no numva. So rap music ifite abakunzi banyabo ku mutima, ni nabo babona uzabona mu mashusho ahantu hose n'iki numva, ariko nk'izindi njyana today birahinduka, ejo kumva haje nk'ibindi cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo, especially ko bagira na competition iri hejuru. Competition muri afrobeat man iri high cyane numva, iri high cyane, ariko hip hop I believe yuko hip hop man barusha abafana kandi ifite abafana banyu. Tuvuge ko afrobeat abantu bashobora wenda kwikunda ari benshi cyane, ariko abakunzi ba hip hop baza ari babandi ba OG, babandi kabisa bahana. Nice. Uyu munsi nekereza ko tugenda tubona collabos nyinshi zitandukanye, tugenda tubona abantu bashyira hamwe. Uyu munsi ubona muri hip hop yacu duhagaze gute mu gushyira hamwe? Imana ishimwe ko TG is back, niba twarabibonye kwa Ashraf, kwa Davidenko, man bifite icyo bivuze. So ndagira ngo baze uyu munsi kuri wowe ubona gushyira hamwe kurahari, niba kunahari wenda dukwiye gukora iki kugira ngo dukomeze dushyire hamwe mu njyana yacu? No, I mean brother, no kuvuga ngo man gushyira hamwe numva ikintu cyose gituma people come together ni ikintu kirenze tu uko byenda kose. Burya ikintu wakora urumwe ni ibintu mwakora muri abantu batatu biratandukanye cyane, imbaraga za batatu n'umuntu umwe birumvikana bitandukanye. Numva brother, you know, kuko I believe yuko ntabwo ushobora kubaka inzu by yourself. Numva niyo waba ufite miliyari ntabwo ushobora kujyana ngo usire itafari uzane umucanga isima byose ubikore by yourself, bitewe nuko ngo ari wowe uzanye umufungo. Ahubwo urazana umufungo ukenera umutipe uri buzane isima, uterure rino buye rivana mu modoka, engineer umufundo umuyede engineer, urumva iyo team y'abo bantu bose ukuntu bangana, urumva so bwawo umwe nyine bakuntu niki nibyo biza kuva mu nyine ya ghetto, mu ghetto ya danger building kazamuka etage 10-30 urumva. Ntabwo gusa nyiri umufungo ntabwo uri byose yabikora nyine, urumva no gushaka umufungo ntabwo ushaka wenyine, abafite aba partners, abafite abantu bagomba gukorana kugira ngo nabo bamufungo byereho, urumva abafite abakorera, urumva. So then kuvuga ngo ni ibintu biri simple byumvikana cyane, ibintu mukora muri kumwe as a team igihe cyose biba success ukurenza ibyo wakorera wenyine, urumva. So nta kintu nabona nanganya no kuba TG, kuko nanjye ndi umufana wa TG by the way, urumva. So nanjye ndi umufana wa TG for life kabisa, urumva. Ariko nta kintu kimwe mwana warutisha itsinda rya TG, especially no nkuko abasaza bavuga ati man let's do it. Nice. Uyu munsi nekereza ko abanshi bakunda gukurikira abahanzi ba hip hop bavuga ko abahanzi ba hip hop ari abahanga banareba kure byatari.
ndagira ngo umbwire muri experience yawe y'ibitabo wagiye usoma cyangwa n'abanzi wagiye ukurikira kubera iki icyo kintu gihari kandi ugasanga turagihurizaho turi abantu benshi ko abahanzi ba hip hop aba ari abahanga haba ari mu ishuri haba ari no mu buzima busanzwe bro. I don't know, so urabona ko hip hop ntabwo ari joke. Ibintu wavuze uyu munsi wavuze muri no ndirimbo ntabwo bigomba kuba the same topic, ntabwo bigaruka mu yindi verse mu yindi ndirimbo. No, ntiwavuga ngo ndagukunda kabiri muri hip hop. Oya. Krik. Yeah, wallahi urumva kirazira sibyo. So then urumva ko rero rap music man ko ubona ko wenda nk'umuyobozi urumva umuyobozi mukuru kuri level wenda runaka hari ukuntu habaho gutegura speech urumva hari abantu bashinzwe gutegura speech urumva y'umuntu w'umuyobozi. So ubona ko speech wenda nk'ibintu avuze hano cyangwa ibintu aje nko muri stade Nyamirambo kuri speech bitewe na gahunda yahabereye. So ibyo rero abari bitubwire biba byateguwe bitewe na gahunda nyine ibiri kugenderwaho. So then nukuvuga ngo nagaruka nanone next year ntago azavuga bya bindi numva bitewe nuko hazaba haba ikindi kintu hari indi event nanone tumwe ahagaruka. So no muri rap rero is like that numva ugomba guhora mind yawe man iri ira update cyane kwi-updating n'icyo kintu cya mbere. So ushobora kujya nko mu mbari n'urugero ugasanga sibyo mwibere mu mbari muri gucilinga muri kumwe dusoda n'abajamani iki ariko abantu bo bakubona bakagira ngo nibyo byakuzanye kumva ahubwo hari ukuntu wumvaga ko ariho hantu ukeneye kugira ngo ujye gushaka inspiration. Hari story ushaka kumva urumva kandi izo story ntandi abantu bazisanga usebye mu mbari urumva ko buri hantu hose hagira story zaho urumva ibintu abantu baganira bane mu kabari no muri salo biratandukanye muri salo de coiffure kurya imicongo ibyo ni ibiganiro abantu baganira bari mu gikoni batetse biba bitandukanye. So aho hantu hose ugomba rero kuhagera urumva ukamakinga sure ko alright nari maze igihe kinini urumva. So nuko muri rap rero abantu bi updating igihe cyose urumva uhora ufite ugutwi kumeze gutya. So you keep your ears to the street cyane kubera ko uvugira street. Yes, nice, that's good. All right, niki kikubangamira nako kikubangukira mu kwandika ibintu wibandaho cyangwa uvuga ati muri career yanjye ngewe nafashe umurongo umeze gutya ni nabyo ngomba kureba wenda ntabwo ari 100% wenda ariko at least nka 60-70%. I mean ubusanzwe nje ntabwo ndi wa muraperi ukunda just kuvuga wenda ku bintu byo kuvuga ngo man ngo dufite ibibazo byinshi cyane muri quartier cyangwa bimeze gutya. No akenshi nye nibanda kuri bagenzi banjye urumva nibanda cyane kuri bagenzi banjye yewe turi kumwe like that urumva none ugasanga hazamo cya kintu cyo guhora ubwira mugenzi wawe yuko man don't fuck with me man urumva ibintu nk'ibyo byo guhora muri iyo competition nyimeze gutya. Why ko ikunda competition fee why you're the king urumva. So nk'ibyo bintu nukuvuga ngo niyo ndimo kwandika ni ibintu nje biraniryohera tuyo ndi kubidevelop nk'ibyo ngibyo no mu mutwe urumva ntabwo ari ibintu bijya kubinsaba kubona cyane urumva kuko ni holiday urumva. So in fact imeze nka big urumva cyangwa park sibyo kuko not exactly like park like big urumva kuko park tanto ni wamuntu gukubita dia mama urumva Brenda got a baby urumva kubwira ibibazo umukobwa yahuye nabyo ataratwita umwana tamushyira puberi bitewe nuko nta choice yari afite urumva ibintu nk'ibyo ngibyo. So ariko kuri njyewe numva ko kuko hip hop music yabayeho yavukiye muri competition urumva icyango ubundi bimeze bite urumva nk'abatumone umunsi wankomye urumva umunsi wankomye wallahi nanjye bana mu gitondo kare nkahita mbyukira sokoni nanjye nkajya gushaka ball ya danje none ubona so nanjye wallahi nkahita nguhiga abati lucky ndamukuru no munsi twahura ubone ndamukure kugira ngo niyo competition nk'iyo ngiyo gende urumva. So ni ho that's hip hop nawe nuko nyine muri pure form yayo ukunkuteje. So nanjye nicyo kintu nagenda nshyira ntabwo byambuza kubona kwandika wenda once in a while urumva nkandika indirimbo wenda ivuga kuri struggle runaka urumva muri education urumva cyangwa se ibintu bijyanye
n'amasiranse runaka urumva kubona job ari insazi urumva ibintu nk'ibyo so ni gute mwana umuntu ushaka kumbwira ngo amaze imyaka 5 no muri lisansiye sibyo amaze like 3-4-5 years jobless urumva so ni ikibazo numva ugasanga ibintu byose ni ibintu umuntu ugenda bigucarinje mu mutwe ukabyandikaho numva akongewe speciality yanjye niyo ngiyo yo kwandika like some gangster urumva za modu za kigangster cyane yes niyo speciality yanjye nice I got you lick iyo umuntu avuze lick ni iki kiza muri mind yawe ni iki ubona muri uyu muziki ni iki tumugomba lick abantu bari muri industry y'umuziki my brother shout out kuri Lick iyo bavuze iryo zina ikintu cya mbere mpita numva umuntu urenze mpita numva umuntu urenze cyane mpita numva umuntu wamfashije kubaka ibyo nubatse byose numva wamfashije kumenya icyo ngomba gukora wamfashije kumenya uburyo session yo muri studio ukuntu ugomba kubigenza gute urumva moya umuntu wamfashije nyine kwambuka mva hano nkajya numva nkaba this big today so urumva so iyo umuntu avuze Lick mpita numva avuze umuntu w'agaciro cyane kuri njyewe no muri music muri rusange mu Rwanda urumva ntabwo ari hip hop gusa urumva R&B Afrobeat everything so believe yuko ari mu bantu bakoranye n'abasani kuri level kandi akazamura umusana akamukura kuri level imwe akamujyana ku yindi kandi ishimishije iri hejuru cyane so ni umuntu w'agaciro one of the best producer actually numva njye nahuye nawe tukicarana muri studio tugakora so ni umwe mu ba producer barenze nagize amahirwe yo kubona kwicarana nawe ubona tumuha respect tumugomba cyangwa ntacyo bitubwiye what do you think urundi ruhande bambona people don't care no kuko abantu babajyana n'ibigezweho so aba producer wenda bari gukora no muziki right now urumva nibo baba bari popular of course birumvikana urumva ariko I don't think yuko dukora enough cyane kugira ngo n'uwo muntu nawe abimenye karenze tu ubona tutabikeneye ko umuntu tumuha respect ye mu gihe akanabimenya ko ari cyo yakoze iyo umuntu uko respect urumva iraharanirwa sibyo ntabwo umuntu ashobora kuguha respect cyangwa aguhe props zawe cyangwa your flowers urumva while you can smell them ngo abiguhe just from nowhere urumva hari ibikorwa uba ufite uhagaze binini cyane biri this big urumva ari byo bituma nyine abantu eventually you earn that respect kuko uba wayikoreye warayivunikiye nice 2023 wenda turi no gusoza usibye ko mfite surprise ndaza kwinjizamo hari imbere gatoya mwereka umuproducer umwe ubwo harimo n'undi muhanzi ariko turabikora mu kanya don't worry ariko mu gusoza 2023 n'umwaka umeze gute n'umwaka wifuza kuba uri P umeze gute cyangwa ukagira ama achievements zimeze gute my brother thanks my brother man 2023 ubundi twe twita MJ uyu mwaka twabubatije MJ why MJ Michael Jordan sikona yambara Ventura Ventura ni MJ uyu mwaka ni MJ yeah man ndagakunda ko kabora yeah man okay so ni time yo kuvuga ngo kuri njyewe twakuvumwa kugitangira urumva already tumaze isi yose ari maze igihe mani rigura n'ibibazo birenze ya COVID-19 nabyibuka so ariko jobless urumva nta mvura idahita so bamwe muri twari dutangiye kwiheba byatara twumva ko birabihe nabyo bigiye gukomeza urumva umwaka 2035 ko twagezeho tubona nta hope there's no hope of tomorrow anymore urumva hano birirwa bambaye ama mask ari tegeko ko wambaye mask all the time urumva turavuga ati ibintu biri serious cyane urumva so harantu udashobora kujya udafite inkingo iki byose tuba ibintu biri serious cyane urumva so ariko kubera witeka Imana niyo nkuru nibizi exactly was the day was going on birarangira so then 2023 gitangira natangira no kumva yuko ngomba kugerageza none nanjye nkongera ngacukumbura fresh nkongera ngasubira stu nkongera ngakunda umwuga wanjye none cyane nta limite bro nta kintu nta mbogamizi nimwe numva ndi gushyira ndi kwishyiraho
urumva yamvuga ati man this is the right time urumva ni time ya fresh yo kongera gusubira stu ni time ya fresh yo kongera urumva kuba naganira na bagenzi banjye duhuje umwuga urumva dushaka icyo gukora kandi kiri positive. Yes, nice. All right, byiza cyane. Mu gusoza reka tugaruke kuri TG. Ndagira ngo ungire icyo mbwira kuri bari abavandimwe babiri mwari muri kumwe. Of course I know ko Green Person El Gringo we ari Dubai, ariko reka umbwire kuri mood mwari mufite Fireman, Bulldog, PFLA hamwe na Ashraf. Ugenda ubwira umwe yumvaga ko ari ikintu kimeze gute mu gihe gukora. Urumva se first of all let me say like this, nari nkumbuye nanjye kubona bari abashene bose man turi kumwe muri stu. Kuko haba ari vibe ya danger na story man, story utarumva ku isi. Okay. Arakantu mbese ati iyi ndirimbo rubanda niro yumva ko Fireman n'abamo. Yeah man, okay. Yeah, sure. So haba ari vibe ya danger. So my brother noneho ko njero no producer one of the best Ashraf. Sure. Yeah, urumva yakuba tabizi man wo ni Davidenko turi kuvuga. So shout out kuri Davidenko cyane na family ye urumva and like this man, respect. Urumva no kuvuga ngo nawe ni wa muntu man n'umu artist urumva uri hejuru cyane. Paul Ashraf ni wa muntu mwicarana muri stu, ntabwo ndi kumuvuga wenda abantu bavuga ngo ndi kurya imboga reka nta bya dodo birimo urumva ni OG nibyo ku mutima n'umuji urumva n'umuji urenze, ni umuntu ugira ibitekerezo ugira amayide ari hejuru cyane. In fact kuba batamuzi ni umuntu ugira amayide ari hejuru cyane urumva, bisa byo kuba ari umucuranzi mwiza urumva ni n'umuntu mwicarana muri stu, ikintu muri gukora mukagenda mu kiganiro ariko n'amayide agenda azamuka yiyongera. So ibyo ndi kwandika muri verse urumva muri verse yanjye akampa amayide menshi cyane urumva, ni umuntu ushobora kubwira ati aho kugira ngo ukoreshe rino jambo wakoresheje ingiri ugasanga ijambo aguhaye niryo riri dope cyane, birahura n'ibyo nuko ngo bise noneho bigira sanse ukuntu numva kubwa ati iringe okay ni sawa kuba byanditse ni fresh, ariko ngiye ndumva dukoresheje byiza kurusha. Nice. Mu gihe hari abandi ba producer gusa bo abari aho ngaho kuri piano na beat twarangije fresh bye. I heard that. Yeah. All right. Okay. So ni ngo rero kuba rero turi kumwe kuri yama ni ibintu by'agaciro, ni nanjye nari nkumbuye urumva nari nkumbuye cyane. Besides yo kuba wenda yuko dusanzwe duhura mu buzima busanzwe turasurana home urumva mu buzima busanzwe turi kumwe, ariko kuri ya nono together urumva as Tuff gang muri stu nono na producer wa TG, kuko Davidenko ubundi namwita kari producer wa Tuff gang kuko yatangiranye na Tuff gang urumva nawe atangiye kuza muri business ni nacyo ngira Tuff gang yari ibaye Tuff gang kabisa urumva hari Click na Davidenko urumva nibo bantu I believe Tuff gang yakoranye nabo cyane urumva cyane urumva ni Click cyangwa Davidenko. So nukuvuga ngo ni moment turumva ni moment y'ibihe byose urumva ni unforgettable moments. Fireman Bulldog man ni genius urumva shout out kuri Bulldog urumva Bulldog ni umuraperi namwita kuri nje ni genius tu urumva kuko ararenze, ni umuniga nawe ugira amayide aba hafi cyane yihuse urumva bari hano hafi ngo ati nega please ibi bintu ubikuye heji ubitekereje gute mu kanya gato cyane urumva ko ashobora gutekereza ikintu mu masegonda nka 5 cyangwa 10, ikintu ngiye nawe dushobora kuba twafata nk'amasaha 3 turi kugitekereza birakwiye cyangwa wakaba yasoje deal we deja muri 10 seconds biba byarangiye. The guy is genius. Urumva ni genius my brother, kuba tabizi urumva ni number 1 rapper actually urumva umuraperi wa mbere mu gihugu mubyibagirwe urumva man. So kuba uri kumwe nawe ubuzi ko uri kumwe n'umuntu w'agaciro to urumva ni nakameza buri kintu aragifite, ni umuntu mwicara na presence ye urumva ukumva kabisa kuri kumwe n'umuntu w'agaciro for real. Yeah. Fireman. Yeah, Francis ben wamwita Godson ari mu baraperi bake bitwa ba Francis. I love that. Yeah. So Francis nawe ni umujene mubi cyane urumva ni wa mujene ufite ikintu bita rhymes lyrics urumva subliminal shots za danger urumva flow urumva ukavuga ati my brother no
ibi n'indi ni next level urumva nuko ngiye cyose Fireman ni wa muraperi uhora ukujyana ku indi level uko umwumvisha ahita nawe gufata akakujyana ku indi level uko igihe cyose kumwumvisha kandi ni wa muniga utajya uswata ntabwo umva wa kari umva pa my brother ikintu cyose yinjiyemo amaking ashobora kagikoza no joke nta joke ibaho kuri we. Alright, that's nice. So fata tuzingaye my brother. No ndacyakora n'izindi ariko oh yeah ntagura so wenda cyafite ibibanza bro. Okay, ibibanza biri mu cyafite ndacyahari no ku maguru. Okay, so tell me uburyo cyangwa ubumoso ni hehe hari tatu wumva ukunze byatari? I believe yuko ari right here. Why? Yeah. Who's this? So that's my son. Yo. Yeah. Okay. Musa nawe bari koze ntiyarangira. Twabwo tureka igihe cyiza nyine tuzategetinga igihe cyiza cyo kuba twayirangiza. Okay, nice. Okay, hano harimo hari Africa. Okay. None aya magambo yanditsemo hano hagati handitse ngo reka nkubwira inzira igana. Okay, inzira igana he bro? Muri Africa singiye carte ya Africa ngiye. So abaji bose bazagira gutya bagaruka iwacu. Bazagomba kugaruka dore Africa singiye nago. Yeah, Africa ngiye. Yeah. Nice. Hagatanditse ngo reka nkubwira inzira igana. Okay. Ni muri Africa. Respect my brother. Okay, dusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo nkore surprise. Tujye muri studio. Tureba producer barimo n'umuhanzi urimo ndagira ngo numve uko bagufata nawe uraza kumbwira uko bafata. Wow. Are you ready for this? I'm ready for that. Let's go. Let's go. Hariya turabakubita ubu noneho nkujyanyemo hariya tubagwe gitumo. None se mbye ahaya hari amateka ya Adam. Uwemera ko Adam yabaga he? No, actually ntago I don't believe yuko uriya mugabo uriya mupapa ko yitwaga iryo zina. Urumva iyo zina nyine ni character. Sure. Ni character bakoze bamwita Adam. Bakora n'indi bayita Eva. Ariko I believe ko ari amazina atari amazina yabo. Okay. Ngiye niko myemerere yanjye. Urumva. Ako nemera ko uwo mupapa whoever uwo ari we ako nemera ko yari umwirabura. Kandi nemera ko yatuye hano muri East Africa. Okay. Yes. Hano muri aka karere turi naho umuntu nyine yahereye umuntu wa mbere yabaye muri aka karere kacu bahe. Alright. Niyo myemerere yanjye. So bivuze ngo tuba turi mu karere kari sacré mane karenze. Ariyo mpamvu ndi na proud cyane yo kwitwa umunyarwanda kuko I'm from here born and raised urumva. And we stay and we shall stay tuzahaguma. Mzee yaravuze ejo bundi muri kongere ya RPF imyaka 35 ngo turi hano tuzahaba tuzahaguma niho tubarizwa mbongo bimeze bite urumva arangije abwira abantu ati nabandiho cyangwa wowe uriho cyangwa utariho nanjye ntariho iki gihugu kigomba gukomeza abandi bazaba hari. Yes. Nice one. So bro reka twinjire hano noneho uyu ni one of the best producer upcoming one. Umeze neza bro? Okay. Ni ndachika mwabiraramo. All right, so guys, now P nakubwiye ngo ndashaka kukugwa okay uretse ngo reka gatoya nashakaga kutungura abavandimwe urabizi n'ubundi twari tuzi ko barimo ariko ntago bari bazi ko turi buze hano so ndahera ku muvandimwe wanjye hano sibyo Chris Easy ndagira ngo mbwire P umufata gute n'umuhanzi uhagaciro kameze gute simple as that. Like mu magambo make buriya hari ukuntu tuvuga ngo dukora ibintu ariko uzi neza ko on top of that hari abarabanje kubikora navuga ngo barabaharuriye amayira tu kujya mu bikora so P ni umwe mu bantu nzi neza yuko bituri gukora ubu bari mu babiharaniye nyine kujya bigere ko no murongo turiho tu. Ubona yaratanze iki muri hip hop yatinyuye iki abantu muri hip hop ndabizi ko uri umurapa ariko uri byose nakorekane is a rapper nuko akora ibintu byose tu so mbwire yatinyuye iki abantu kuri hip hop ikintu like navuga cyangwa se nabonye nanabona no ngubu P cyangwa staff gang muri rusange navuga ngo bakoze batanze muri hip hop nuko berekanye inzira tu bifata nk'inzira kuko hari nk'abapeti benshi nzi babashuti banjye ariko batari bazi yuko bakora hip hop ariko babona indirimbo by hits ya Tuff gang niki bakavuga ati I can do this so navuga ngo batanze inzira umurongo ngenderwaho wundi muntu wese abifuza gukora real hip hop like deep one. Yeah man. Okay, niye message wamuha kuruzi
message namwe nuko turamukumbuye cyane cyambere icyaka ajarya imboga kuri Easy koko ariko ni sawa cyane ndavuga usara ka video nabonye bitanumva ko urukumbuzi ushobora kuba rugiye gushira iriya video wabonye bari kumwe na Fireman Bulldog PFLA ndetse na Davidenko niki cyahise kiza muri mind yawe niki cyagushimishije rero hari ahantu buriya nkibabona hari ukuntu abantu bubaka ibintu ku buryo ngema numva tutavuga ngo ubu umuntu abari nk'umufana bamva yuko turi nk'abakunzi ubu ngubu batafukenga kuko ni ikintu ndabikeka buri muntu wese wakabonye gara video yumva umutima we yishimye nta n'impamvu azitu ako kwabonye ari amasura akiyongeyeho David ngo tuzi binakora tuzi uko ameze nge muri nge numvishe nyine nishimye tu kandi niteze ikintu sinkiza ariko kirahari. Yeah man, thank you my brother, bless up man. All right, so agiye se mwene mama koze akoze atakivuga ko asigaye avuga ko koze bro icyiza cyo muri country nta n'umuntu yagucikira ugiye kwicara na P right, that's good. All right, ndagira ngo mbwire P umufata gute n'umwe mu rapper ufata gute no mu muziki? P ni umuntu munini first of all, so nubwo adakora production ariko yari kuba ari ido wanjye tu yatumye nkunda hip hop, ngiye nkunda hip hop cyane tu nayikora muri production cyane, so kuba nkora ibindi na hip hop ndayikora, so ngiye nkunda abaraperi nkunda hip hop, so P rero namwumvishije kera nkiri umuyankini muto cyane nkiri mupeti muto bya hatari, so ni ido abantu benshi studio ngiye navuga ko ari ido wanjye, so sindi umuraperi ndi umuproducer ariko hari ibintu byinshi yatumye nkora kubera hip hop yawo TG muri rusange n'abantu baratwinfluenceje cyane batumye dukunda umuziki, so batumye anyway hari ikintu cyinshi na EAZY yabivuze, hari influence nyine baba barakoze tu, so hari ukuntu ibintu baba barakoze kera ari twe bya affecta tu cyane niko navuga, so kutwa affecta nuko twabibonye nuko twaba inspired kubera ibintu bakoze kera, so myaka irashira kwiga ibindi ukajya mu bindi finally bikarangira wowe ubaye iki bya bintu wumvishije bikagufasha gukora ibintu uri gukora nona kubera umuntu wumvishije mu myaka 5 yashize mu myaka 10 yashize, so noneho n'abantu bafite years of experience imyaka myinshi cyane, so n'abantu rero n'abantu tunatura bakumbuye bya hatari ariko ndabizi n'abahungu nabo bari kubikoraho, so ni n'abantu nyine bari n'abantu nyine bafite ikintu bahinduye ku muziki nyarwanda na hip hop muri rusange tu. hari icyo EAZY ambwiye kuri video yabo bari kumwe na Davidenko, bari kumwe na Fireman na Bulldog ndetse na PFLA, ni mixtape yabo bafite. Iriya video umaze kuyibona niki cyakujemo kuri hip hop, cyakwibukije iki kuri TG kuri Tuff Gang? Ikintu cyanjemo bwa mbere nkibona iriya video nibajije ukuntu okay natunguwe no kubabona nyine bahuye bose, haburamo Jay Polly umusaza keep resting in peace, so na Green P, so no kuvuga ngo nabonye umusaza nababonye mbona bameze nkaho buzuye, mbona ni ya shusho nyine ya kera twabonye kera cyangwa twabonaga muri clip kera bicaye kwirigara bari gushutinga ibintu nk'ibyo, so niyo imagine nahise ko mbona nibaza ibintu bya kera byabo cyangwa uko tuba okay nibajije igarutse ubu ngubu cyangwa iri brand new cyangwa iri mu yandi maraso mashyashya agezweho, so nicyo kintu cyanje mu mutwe mpitambona bari kumwe na Davidenko saza nawe arabyumva cyane, ntekereza ko ubwo ari ibindi bintu nyine biri gutuma bari kumwe kariya kanya cyangwa bari kumwe muri uriya mwanya, so hari ibyo bari gutegura nizera neza ko twari dukeneye kumva tugiye kinini cyari gishize ariko ni ibintu buriya biri great ndabizi n'abahungu nabo. Okay P, reka nze kuri EAZY. Chris EAZY no umuhanzi ubona gute movement ye uko yagiye akura kugeza kuri uyu munsi, niki kigushimisha kuri Chris EAZY? My brother no gukora nari nkubwiwe hari abantu mwicarana waba uri kumwe ukana feeling presence yabo, nawe Chris EAZY he's one of those the type of individual numva no umuntu nawe muri kumwe numva ufeelinga nawe presence yetu nk'umuntu urenze numva. By the way man, I'm a big fan
urumva yeah That's nice. ndumwe mu bafana ibi bintu bya kera ngo nta muntu ukivuga ngo umuntu ngo aramufana ntago bikibaho niba ubifite ubigumane urumva man njyewe nukuvuga ngo I respect him so much urumva none kureba ukuntu uburyo akoramo ibintu bye man biri pro urumva yani professional urumva n'indi level nukuvuga ngo he's one of the guy na wareberaho ukaba inspired urumva ukumva ko ubongera ugakunda music cyane numva ukumbura studio numva ukumbiye iriya vibe numva so he's one of those guys man numva I respect him so much nicyo mwifuriza ni iki wenda ku bwawe wakwishimira ko ageraho before ko wenda ndavuga ko kwishimira icyo ageraho nabanza njye nkaka collab to urumva dore nguyu nabyumve urumva wish yuko nanjye one day twazakorana kuko nkoranye nawe byaba ari ibintu by'agaciro naba nanjye nkoranye n'undi muntu nanjye mpa respect cyane nzi neza yuko byaba ari ibintu birenze tu mbere yuko ukomeza Junior Giti ntabwo hari ariko mfite Easy mu microphone bashungana mu kinyarwanda ngo ukoze hasi unyibutse ibuye actually ndayango ikinyarwanda nabanza kuvuga hari ibintu biba nyine ukumva yuko nk'amagambo pe yabavuze ni amagambo banyeretse ko nyine ibintu umuntu akora biragenda tu biragenda ahantu bigera kandi tugomba gukomeza gushyiramo imbaraga nyinshi cyane izo mbaraga ni uko aho umusada we nanjye nkawushyiraho tugafashanya nyine tu so nk'uko nakoranye na Fireman feelings nagize nagira ngo nizo nagira n'undi kumwe n'umusaza kandi nanjye nabyishimira cyane so it's a go ahead kabisa. Thanks a lot man. I appreciate you. It's a go ahead so wari ugiye gukurikizaho icyo appreciate you my brother. I mean level banumva nka Chris Easy level banumva nifuza cyangwa mwifuriza no kugera bolo harenze urumva nkuko tubona Burna Boy right now urumva aratwika hose ari this big ari big cyane I wish nanjye uko nabona my brother urumva ari ageze hariya cyangwa kanaharenga akajya no hejuru aho shoboka hose kuko sky is the limit right akajya nandi hejuru urumva harenze nariya nice okay kuri koze yaramuje nago bavuga ngo koze bavuga ko biba bihagije kaba gaciyemo aho ngaho alright man umusaza man say ntabwo sinzi uko namuvuga kuko he's my best you know no kuvuga ngo harya sometime when that project duherutse gukora numva nibwo natangiye kubona uburyo nigashura kuba ari umuhanga kuri level hejuru cyane numva natangiye gupenga attention buri kintu cyose akoze ngatangira gupenga attention nkavuga ati uyu nguyu sibyo seriously nkawe tabana mwitega ko ibintu agiye gukora n'Imana yonyine bize tu so any collab yes for real muri kumwe nawe kabisa but project is ready alright so guys nifuje kubagwaho gutya nyine Imana ishimwe ko babaye na flexible bikagenda neza pin iki wabwira umunyarwanda kugira ngo dusoze n'ikiganiro tureke n'abavandimwe Chris Easy nakoze bakomeze bakomeze job man thanks a lot man for good supporting kuduha mu tugaragariza urumva whatever kuma platforms atandukanye aho dushyira ibikorwa byacu guy salute cyane urumva kandi natwe ntabwo tugomba kongera kuba disappointed urumva so this is the right time yo gukora ibintu birenze promise especially promise for real especially ko noneho dufite support dufite umuvandimwe like right here urumva cause arahari urumva n'abandi bantu benshi basani urumva so I believe you this is the right time urumva yo kongera gukora ibintu biri super. Thank you my brother thank you for your time. Thank you. All right so arakoze cyane reka ngushimire twari turi kumwe n'umuvandimwe interview nziza kandi tunashimira Easy ko yaduhaye umwanya ndetse nakoze akaduha n'ibitekerezo byabo ndetse nuko wamufata ariko nawo umwanya wawe wafashe ugakurikira ikiganiro cyacu Imana ikomeze kwagure ikomeze guha ibyo wifuza ni Transit Line TV call me Lucky Mr. All Access see ya next time.